Basubiza mwebwe abakunzi b'ikiganiro inzira y'umusaraba, amahoro y'Imana nabe kuri mwebwe kandi turabatashya muri Kristo Yesu. Imana ibaha umugisha, turabakunda kandi namwe tuzi neza ko mudukurikirana. Kuba bikunda Imana ibaha umugisha, kandi kuba taragira imbaraga zo kubikunda namwe turasenga Imana kugira ngo ibahe umugisha kandi ibahe umugisha wo kumva iryo jambo ryayo mukurikire. N'uwo mugisha twabifuriza mwese hamwe kugira ngo twese tuzahurize hamwe maze duteranyirize hamwe. Yesu yigeze kuvuga amagambo aravuga ngo uwo tudateranyiriza hamwe n'umwanzi wanjye. Nuko nyine rero yababwiraga kubera ko abadakora ibyo Imana ishaka, igihe bari bamubwiye ngo babonye abantu bari kwirukanaga abadayimoni mu izina rye, arababwira ngo abo bateranyiriza hamwe ntabwo ari abanzi be, ariko bo badateranyiriza hamwe n'umwanzi we. Noneho turabatashya muri Kristo Yesu, amahoro y'Imana nabe kuri mwebwe kandi umugisha wo wumva ijambo ry'Imana uhore kuri mwe. Twishimiye rero uyu munsi tugiye kubana namwe, twishimiye uburyo tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Muze kudukurikirana tubane muri uyu mwanya kugira ngo Imana ijye iduhana umugisha, kandi mujye mukurikirana ibiganiro bizabafasha, kandi nibigufasha nawe ukagira umutima wo kubikunda, mugenzi wawe uzabimwumvishe cyangwa se inshuti zawe, biremewe nta mupaka kubitanga rwose, uko umwuka wera azajya guhata muri wowe kumva ko bishoboka ko wabitanga, uzajya ubitanga. Ni ukuri twese dufatanyirize hamwe twubaka ubwami bw'Imana. Zana impano wahawe, nanjye nzana iyo nahawe, n'undi wese azana iyo yahawe, twubaka ubwami bw'Imana. Kandi muzajye muzirikana aya magambo, ntago gukorera Imana ari uko bakumvishe uvuga gusa, ntago ari uko bakumvishe uririmba gusa. Umuririmbyi yavuze ngo birashoboka ko waba udashoboye gushomoka, birashoboka ko waba udafite ubwo buhanga bwo kuvugira muri urwo ruhame ukavuga, basi jya uhamya yuko Yesu yagukijije ibyaha. Ibyo ngibyo n'uzajya ubihamya, n'undi nawe azamenya ko abikora. Ntuzagire ngo kubera ko utavuga, kubera ko utaririmba, kubera ko udakora ibindi bintu wumva abantu bavuga ngo bafite impano zino zitandukanye, wowe nta gukorera Imana. Ujya niba udafite ubwo buhanga bwo kubikora, Imana itarabiguhaye, si ubuhanga. Mwibuke neza ko tubishobozwa na Kristo. Hanyuma wowe jya uhamya ko Imana yakubabariye ibyaha byawe. Reka dusome amagambo y'Imana maze tuze kumva ijambo ry'Imana. Amagambo tugiye gusoma turasanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 25 duhera ku murongo wa mbere. Tugiye kwiga ku magambo avuga umugani w'abakobwa 10. Matayo ibice 25, reka dusome duhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo, icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri bo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati, oya ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma b'abakobwa
kandi nabo baraza barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi, nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. tugushimiye ubwiza bwawe nyakubahwa Imana data twishobora byose, tugushimiye uburyo twitaho kandi akaba ariwe udutunganiriza mwami Imana yacu ameza imbere y'abanzi, ugadutunganyiriza ameza aho mwami Imana yacu twe tutakekaga. none uyu mwanya nk'uyu nguyu tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ryawe, tugeze mu mwanya wo kurya kuri ibyo ngibyo bya bindi bitagaragarira abana b'abantu, kandi bya ni Kristo yavuze ngo murye umutsima utera imbaraga. uturye umutsima utera imbaraga, umutsima utera imbaraga ni ijambo ryawe ridukomeza mu by'uru rugendo. dufashe rero kandi urushaho kutuyobora, turinde tubabare ibyaha n'ibicumuro twagucumuyeho, intekerezo n'imibiri yacu ndetse n'ubwenge bwacu mwami Imana yacu, ndetse n'abari kumva ijambo ryawe bose ubeze, batunganye, baboneze, kugira ngo mwami turusheho gusa nkawe, turusheho kumera nk'uko mwami Imana yacu bishaka, duhinduwe nawe. tube hafi yawe, mu mababa yawe, tubambira amahema kuko uri Imana y'amasezerano. komeza ubikorere kwibesha kandi uganze utegeke mu izina rya Yesu, amen. twumvishe ijambo ry'Imana hano. Kristo yaciriye abantu umugani, yabaciriye umugani ubwo yari amaze kubacira undi umugani w'abagaragu babiri. ubwo rero hano ageze ku mugani w'abakobwa 10 yababwiye ko 5 muri bo bagaragazwaga nk'aho ari abanyabwenge, abandi bakagereranwa nk'aho ari abapfu. muri abo bakobwa b'abanyabwenge, tubivuge neza, ni nko kuvuga umuntu wese wumva wakiriye Kristo. kuko umuntu utarakira Kristo sinzi niba ashobora kwinjira mu banyabwenge, sinzi niba ashobora kuba muri abo banyabwenge. umuntu wese umaze gukizwa tubyibukiranye, gukizwa nuko watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera gusa ko Imana yamuzuye ugakizwa, uwo nguwo azakizwa. ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana irashaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. nta kindi kintu kigaragaza ko umwana w'umuntu yakijijwe keretse iyo amaze kwizera. iyo umaze kwizera ni ikimenyetso kigaragaza yuko umaze gukizwa. mugende mu mahanga yose mwigishe abantu baba bigishwa banyu, kandi ngo uzabizera azaba anyizeye, cyangwa se twebwe tuzizererwamo kubera ko Kristo ari muri twe. nicyo kigaragaza yuko Kristo ari muri wowe, bakizera uwo mwami. ntago aba ari wowe ubwawe, ahubwo Kristo aba ari muri wowe. ni nayo mpamvu uwizera wese akwiye kwizera Kristo. hahirwa abizera batabonye. niba nawe uyu munsi waratangiye urugendo rw'agakiza, bivuga ko wizeye Imana, warizeye, wizera ko Kristo ari umucunguzi, wizera ko ari Mesiya, wizera ko Imana yamuzuye, yego uzakizwa niba waramaze kwizera. hano ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranwa n'abakobwa 10 ngo bajyanye amatabaza yabo ngo bajya gusanganira umukwe. umukwe nta wundi ni Kristo, ariko umugeni murabizi ko ari umuntu wese uri mu isi uwo Yesu azaba yaracunguye. uwakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza niwe mugeni wa Kristo. Kristo niwe mukwe. ngo bagiye gusanganira umukwe, ngo ariko muri bo 10 ngo 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. ariko abo 5 b'abanyabwenge mwumvishe ko bari bafite ibanga. abapfu hari icyo bibagiwe, ni nayo mpamvu iri jambo rikwiye kutwigisha. abanyabwenge ngo bajyanye amavuta yabo mu mperezo, barayajyanye kugira ngo amatabaza yabo naza kuzima, amavuta abaye make bongeremo, kugira ngo amatabaza yabo nataka bongeremo. ngo ariko abapfu ngo ntayo bajyanye. ngo maze ngo umukwe ngatinde ngo bose ngo bagize gute bavandimwe,
bose baragiye barasinzira barahunikira kubera ko umukwe yari atinze. Ariko nijoro ngo mu gicuku ngo habaho urusaku ngo umukwe araje, ngo basohoke nyine bamusanganire. Muri iryo joro habayeho urusaku ati musohoke musanganire umukwe araje. Ariko abana b'abantu ibyababayeho abakobwa ngo maze babakobwa bose ngo barahagurutse, ni nk'uko bose bahagurutse biteguye yuko bagiye kugenda, biteguye yuko bagiye gucana amatabaza yabo. Ariko icyabatunguye babakobwa b'abapfu bacanye amatabaza yabo yanga kumurika, yanga kwaka akazima. Bamenya ko ikibazo ari uko nta mavuta, ari uko ntayarimo. Maze aba bakobwa b'abanyabwenge bo bacanaga amatabaza yabo akaka, baramurika pe. Hanyuma abapfu babwira abanyabwenge ati mwaduhaye ku mavuta ko tumenye ko ikibazo dufite ari uko nta mavuta arimo hano, ari uko ntayo, amatabaza yacu kazima. Abanyabwenge barababwira oya, nimujye mu bahanjuzi muyigurire, mujye kuyagura mu bahanjuzi. Kandi bagombaga gusabwa urugendo runini kugira ngo bagere kuri abo bahanjuzi, kuko uko bigaragara baragiye bagaruka umukwe yaje basanga yakinze, ntiyabakira babwira ko atabazi kuko aho yagombaga kubasanga ntiyahabasanze. Bishatse kuvuga ikibantu b'Imana, bishatse kuvuga ko uyu mwanya wa none niba warakijijwe uritabaza, kandi itabaza ryawe rikwiye kumurika. Ijambo ry'Imana riravuga ngo turi umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi. Niba uri umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi, bishatse kuvuga ko undi muntu ukureba, yaba ari umukristo cyangwa atari umukristo, arareba akavuga ngo iriya myubakire ni myiza yubatse kuri uriya musozi. Nanone mumenye yuko ntawe ukongeza itabaza ngo atwikirize intonga, kubera ko wakijijwe ugomba kuba urumuri rumurikira abandi. Hahandi wowe udashoboye gushomoka ngo uvuge, hahandi udashoboye kuririmba ngo uvuge uwo mwami ntabwo ushoboye kuririmba, nta mpano zo kuririmba ngo wamamaze ubwo butumwa mu ndirimbo, aho ngaho nuko itabaza ryawe nuko uzabwira abandi yuko Yesu yakubabariye ibyaha. Aba bakobwa b'abanyabwenge bari bariteguye, muri bo bakiriye Kristo. Aba bakobwa b'abapfu gusubira kujya gushaka amavuta twabigereranya nuko bo ubwabo bagiye mu nzira kugira ngo bazagere aho amavuta yarari, bagombaga kuzongera bakava mu byo bari bagiyemo. Tubigereranye n'umuntu wari waramaze kwakira Kristo, amaze gukizwa ava mu gakiza k'Imana, hanyuma asubira mu byaha. Muri uko gusubira mu byaha niyo mpamvu umwami Yesu yavuze ngo nzaza nk'umujura, mube maso. Yavuga ngo mube maso. Kuba maso rero nta kindi nuko uhora winginga Imana ngo ikubabarire, urebe ko yagukura mu byaha, uyu munsi ikakugirira ubuntu, we gusubira mu byo wahozemo. Ese niba uramutse usubiye mu byo wahozemo, byakumerera nk'uko imbwa yasubira kurya ibirutsi byayo, byakumerera nk'uko ingurube baba bamaze kuyoza ivuye mu bisogororo byayo, ukongera ugasubira muri birya byondo ivuyemo. Uyu munsi wa none we kwiyangiriza, utazaba abakobwa 5 b'abapfu ugahomba umurage wawe, ugahomba umugabane wawe wo kuba mu bana b'Imana, ahubwo ukazasanga Kristo yatwaye abandi waragusiga. Yarongeye Kristo aravuga ngo ninza ngasanga abagore 2 bari mu murima, umwe akijijwe undi adakijijwe, nyine azatwara umwe undi asigare. Ndetse n'umugabo n'umugore bazasanga no ku buriri, umwe azagenda undi asigare. Bishatse kuvuga ngo uyu munsi umutima wawe n'uwa runaka Imana irawukeneye, ntikeneye umuntu umwe. Kandi niba ukijijwe agakiza ufite n'akawe, keretse icyo wakora ni ugusaba ukinginga Imana, bagenzi bawe, abavandimwe bawe, umuryango wawe, umufasha wawe, mukabasha kubabarirwa mwese. Ariko icyo nzi cyo nuko Kristo adushishikariza ko niba twamaze kumufata tumugundire. Shaka amavuta. Ayo mavuta rero urayashakira he? Urayashakira kumva icyo Imana igushakaho. Niwegera Imana, ufata umwanya usenge. Barokora ibanga nta handi riba. Ufata umwanya usenge, wegera Imana, izaguha ubwugamo, izakubambira amahema, izaguha amavuta, hanyuma bizagufasha.
amavuta nuyagira azaba ari mu mperezo yawe. Mutima wawe huzuye amavuta, ufite amavuta muri wowe, ayo mavuta agira umumaro. Amavuta yagiye mu bintu bitandukanye mu buzima busanzwe, mu biryo, amavuta agira umumaro. Amavuta wisize ubona ko afite umumaro, ariko ndakubwira amavuta akomoka kuri Kristo, amavuta yayandi aba muri wowe, ugahora muri wowe uri isoko ivomwamo. Ndashaka kukubwira ngo uyu munsi emerera Kristo. Buri kazi kose ukora gumana amavuta yawe, wiva mu byiringirwa, kubera ko nari narakijijwe ndi umunyeshuri ntarabona akazi. Si ngomba gukomezwa gukizwa mbonye akazi, kubera ko nari narakijijwe ndi umukene, Imana ikabimfashije nkabona ibyo kurya. Si ngomba gukomeza gukizwa. Oya, uyu munsi ndaguhamagarira gukizwa, kubera ko iyo ni imyumvire mibi, iyo ni imyumvire idashinze, iyo ni imyumvire Satani yumvisha abana b'abantu, kubera ko hari aho maze kugera mba umusitari. Si ngomba gukomezwa gukizwa. Oya, ahubwo Imana yaguha umugisha, wowe ukayigiriraho umugisha, ugakizwa uyu munsi muri wowe, ukagira amavuta mu mperezo yawe. Nuko aravuga ngo nuko mube maso, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Niyo mpamvu ushobora kwisubirira mu byo wahozemo, Kristo akazaza agasanga wabisubiyemo, hanyuma bikamubabaza. Reka nkwinginge kubw'imbabazi z'Imana, uyu munsi wegerane intebe y'ubuntu, wegerane nanjye, maze twegere Imana, hanyuma itubabarire. Niba ubyemeye, gira icyo ubwira umutima wawe, usenge n'ijwi ryawe, ubwire Imana ikubabarire. Ntukajye ugira isoni zo gutinyuka gusaba Imana imbabazi, ahubwo ujye uhora wihata gushaka imbabazi. Ngo nuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo mugire umwete wo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Handi hari ijambo rivuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, ndetse n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Mana, turagushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye kubwira ijambo twumvise. Dukeneye amavuta mu mperezo zacu, dukeneye amavuta mu mitima yacu, dukeneye amavuta muri twe, amavuta yayandi ducana amatabaza yacu akaka, maze tugasezerera ibyaha twari twararetse muri twebwe, mu izina rya Yesu Kristo. Ayo mavuta ntashobora kwatsa amatabaza yacu twibereye mu byaha. Kristo uratubwira ngo tube maso, kuko tutazi igihe uzazira. Nuko ushatse kutubwira ngo turamutse tuvuye mu byizerwa tugasubira mu byaha, ushobora kuza uyu munsi ukadusanga turi mu byaha tugasigara. Ariko uyu mwanya nk'ubu turasenze dusaba imbabazi, dusabira Mwami Imana yacu abumvira ijambo ryawe, dusabira abantu barikurikirana, dusabira Mwami Imana yacu wumvisha agize inyota zo kongera kugaruka imbere yawe, kugira ngo yongere ahabwe amavuta. Nukuri komeza umurengero, umufate akaboko, mushyire mu biganza byawe, umurinde Satani n'ibibi zose, kandi kugira ngo muhe gutera intambwe imuyobora mu by'uru rugendo. Kristo, umusore, umukobwa, ndetse n'umumama, umupapa, n'abandi bana bakiri bato bagejeje mu gihe cyo kuba bafata umwanzuro wo kuvuga ngo nemeye Kristo nk'umwami n'umukiza. Kristo, komeza utuyobore mu by'uru rugendo. Nta wundi twakwiringira, nta wundi twakwizera, kuko ni weho zina tubonerwamo gukizwa. Nukuri komeza kuturengera no kuduhana umugisha n'abera bose, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, mbisabye nizeye, amen. Murakoze, Imana ibaha umugisha.